nk'iyo yari ifite. Nigeze njya mbivuga, naje mu Rwanda naje muri 77 ngaruka 78 ndetse ngira ngo naje gatatu no mu ntangiriro ya 79 najyaga nza hano uhuriye nanjye mu nzira wanankubitira n'ubusa icyo gihe ndetse niko byari bigiye kugenda. Rimwe aho nabaga mu Kiyovu hari umugabo mfitanye nawe isano, abana be ngira ngo baracyariho wenda bamwe bari hano, yitwaga Muyango Karaveri, yakoraga muri Minisante, ngira ngo yari nka Directeur General. Yari yarize hanze hano, avuye mu Rwanda yiga hanze, icyo gihe hitwaga hari Czechoslovakia, niho yigiye n'abandi Banyarwanda bari baragiyeyo, bari benshi. Hanyuma barangije amashuri bagiye gutaha, igihugu icyo gihe ubuyobozi bwariho bugarura bamwe, bwemerera bamwe kugaruka, we n'abandi nka 4 cyangwa 5 barabwira ngo ntibagaruke kubera icyo bari cyo. Ubwo urumva bijyanye na yangengabitekerezo. Ariko hashize imyaka nyirango cyangwa sinzi niba ari amezi niba ari iki, barataha ku ngufu, baravuga bati reka dutahe, ni bashaka batwice, baragaruka. Ntabwo nirwa mbagira mu bindi birebire, icyo nshaka kubageraho ndakibabwira mu kanya gato, ntabwo ni inkuru ndende. Bagarutse bicaraho batafite akazi, batakora. Hanyuma hashize igihe ndetse umwe cyangwa 2 muri abo baza kwicwa, barasigara. Ariko hanyuma hashize igihe bamuha akazi muri Minisiteri ya Sante. Ubwo najyaga nza rero kenshi, niho nabaga mu rugo we. Yaratuye mu Kiyovu hafi n'ahantu hahoze Embassy ya Zaire, ndetse hari na State House aho nabaga mu nzu ya leta hariya mu Kiyovu. Ibyo navugaga rero, burya najyaga umujyi hafi wose nari nkuzi, najyaga nkugenda n'amaguru iyo nabaga naje hano. Rimwe rero nza kuva aho kwa Muyango ngenda n'amaguru, ndaza ngera aho hari Embassy y'Abanyekongo. Icyo gihe habaga iriho ibendera ryaho, Zaire Embassy. Haruguru yaho hari amazu y'Ababiligi, ngira ngo n'abadiplomate cyangwa n'abandi bahabaga. Hanyuma rero na hariya mu Kiyovu aho Habyarimana ngira ngo yabaga cyangwa sinzababagamo, nza kuhanyura rero n'amaguru. Ariko nabaga mfite agatabo ngenda nisomesha, nijijisha. Nza kuhanyura, mva aho ku Embassy, ndazamuka ngana aho Ababiligi bari batuye haruguru, usa n'ugana kuri Plateau. Umujandarume wari uharinze kuri urwo ruhande, babaga barinze impande ebyiri, hari urwo ruhande n'urundi hirya. Ati yewe sha, ndamwihorera nirebe, noneho bituma nsoma kurusha uko ngoma ngenda. Ati yewe, ati wowe, ati we. Ndabanza ndamwihorera, ngiye kumva numva yari yambaye bute iz'abasirikare zirimo ibyuma hasi, ngira ngo numva arambuka umuhanda aza nsanga. Anjye ati we sha, ati niwe mbwira. Noneho ndahindukira ndamureba.
ntigewe ntige wavugaga ati ngwino hano ngira nsa n'utabyumvise ndavuduka ndiruka arankurikira aranyirukankana ariko ntabwo yamenye aho nyuze ndiruka ndamusiga ndagenda ndazunguruka hari ahantu ngira ngo hari niba n'icyo gihe hari embassy y'Abafaransa muri icyo gice ndagenda ndazunguruka ndakwepa ndagenda ninjira mu nzu kwa Muyango Karaveri njya nta nubwo nigeze mbabwira ibyambayeho icyo nshaka kuvuga ni iki ubwo byabaye 77 cyangwa 78 hanyuma karabaye naje kwisanga ntuye muri iyo nzu ubwo rero birasa n'ibya Irere wajyaga agenda muri Esanseri nuko byazageraho ari umwana bamukubita imijugujugu akubagana yirukanka ageze aho agaruka haba ari uyobora minisiteri ntiwumva ko ibintu byikora rero